Shalom shalom. Iki gitondo nongeye gusuhuza, ni igitondo cy'umugisha, nongeye kugirirwa ubuntu muri ya gahunda yacu. Yesu Kristo aracyari uwo kwizerwa. Ndongera kukwibutsa ngo Yesu Kristo aracyari uwo kwizerwa. Nukuri ntutinye, ntukuke umutima, Yesu Kristo aracyari uwo kwizerwa. Rero muri iki gitondo yongeye kugira ubuntu, yamaye ijambo dusangira. Aho waba uri witegura ujya mu kazi, nkunda kubabwira ngo mwitegura mujya ku kazi. Yewe waba uri no muri dushe, waba uri ku meza ufata breakfast ngo ujye ku kazi, yewe biranashoboka ko usohotse nayo utashoboye kuyibona, nabyo turabyibuka. Yewe waba ujyana abana ku ishuri, waba uri n'amaguru wambutse umwana umuhanda, aho waba uri hose Yesu Kristo aracyari uwo kwizerwa. Waba uri wawe utetse, yes, waba uri wawe uri muri ofisi, aho waba uri hose Yesu Kristo aracyari uwo kwizerwa. Ndavuga ngo inguni waba urimo zose Yesu Kristo aracyari uwo kwizerwa. Nzanye rero iri jambo rivuga ngo Yesu Kristo aracyari uwo kwizerwa. Niryo jambo nahawe muri iyi minsi ryo kukubwira. Ndasoma kuva 14, 13, 14 avuga ngo Mose asubiza abantu ati mwitinya, mwihagararire gusa, mwihagararire gusa, murebe agakiza Uwiteka ari bubazanire uyu munsi, kuko abanyegiputa mwabonye uyu munsi mutazongera kuhabona ukundi. 14 akavuga ngo Uwiteka ari bubarwanirire, namwe mwicecekere. Haleluya. Iri jambo ryafashije cyane muri iki gitondo, nongera kumva asubijwemo imbaraga. Nawe ndagira ngo ndigusangize aho waba uri hose muri irya jambo rya mu gitondo. Ndagira ngo wongere ukomezwe, wongere wumve usubijwemo imbaraga. Ahanga abanyegiputa bari babatugaritse, bakurikiye Abisiraheli, ariko reka nkubwire mwene data, icyaba kigukurikiye cyose, ijambo riratubwiye neza ngo Mose arabasubiza ati barimo bibaza nkuko nawe urimo wibaza muri iki gitondo, nkuko wibaza ukisubiza, nkuko wibaza rimwe na rimwe ukumva nta n'igisubizo ubona, ariko nkuzana ijambo rivuga ngo mwitinya, mwihagararire gusa. Kuvuga ngo witinya wihagararire gusa ni ukuvuga ngo wirwana wikirana nabyo. Hari ukirana nabyo, hari ubihirika, hari ubinyeganyeza, ariko iyo umwemereye ukemera ko ari uwo kwizerwa, mwemere n'uwo kwizerwa. No muri ubwo bushomeri arakuza, witinya, azi ko uri gushomera, azi ko ibintu byanyeganyeze. Witinya, wihagararire gusa, umutumbire, umubwire ngo ndahagaze, wowe komeza, nkomereza urugendo, ndabona ibintu byose biri staka, ariko wowe komeze, umfate, unkomeze. Erega tuvuze ngo witinya wihagararire, no kuvuga ngo bimwegurire, bimuhe n'uwo kwizerwa, bimurekere n'uwo kwizerwa. Ngo witinya wihagararire gusa, urebe agakiza Uwiteka ari bukuzanire uyu munsi. Yabwiraga Abisirayeli ngo mwitinya, bari bageze ku nyanja, ariko uzi ko ugeze ku nyanja itukura ubona amazi nayo akureba, nawe uyareba, warangiza ukabwirwa ijambo ngo wihagararire, ngo witinya, kandi amazi agiye kugutwara, witinya se gute? Ariko nawe ndakubwira ngo nimba yatandukanyije inyanja itukura, yarabwiye Abisirayeli ngo mwitinya, mwihagararire gusa, muri agakiza Uwiteka ari bubazanire. Yesu we, nawe arakuzi, nawe arabishoboye. N'imbere y'ikibazo gikomeye nk'inyanja itukura, ntacyo aragikuraho. N'imbere yo guhinyuzwa nk'uko bahinyuzwaga bari imbere y'amazi, nk'uko bahinyuzwaga bari imbere y'inyanja itukura, erega arabishoboye, erega arimo arabikoraho, erega hari icyo agiye gukora. Ariko ndavugana nawe ngo umwizere, umwiyegurire, umuhe umutima wawe, hanyuma uboneho guhagarara. Ese uhagaze? Mbere na mbere hagarara muri we n'uwo kwizerwa. Mbere na mbere banza umwemerere ko ari uwo kwizerwa. Mbere na mbere banza umwegurire umutima wawe. Erega witinya iba mu mutima, gutinya kuri mu mutima. Erega umutima udatinya n'uwo wamuhaye. Erega umutima utari buze gutinya n'uwo wamwemereye. Mubwire ngo ndagerageza, ariko umutima wanjye wowe ufate, kuko umwanzi arawuvugiramo, ufate kuko umwanzi arashaka kuwukoresha, arashaka kuntinyisha, ariko n'uwo kwizerwa. Mwemerere n'uwo kwizerwa, ntutinye, ntunyeganyezwe, ntuhahamuke, n'uwo kwizerwa. Ngo abanyegiputa mwabonye uyu munsi ntimuzongera kubabona ukundi. Reka nkubwire, ibyo byose uri kubona hari igihe utazaba ukibibona. Reka nkubwize ukuri, ntutinye, ngwino wongere umwemerere, ngwino wongere umukundire, ngwino umushikamizi w'umutima, wenyine arabishoboye. Ngo ntutinye,
ntutinye, ntutinye, ndavugana nawe ngo ntutinye, ntutinye, kuko arabishoboye, arabishoboye, arabishoboye. Ngwino umwemerere. Nta kindi icyo ari cyo cyose cyahagarara imbere yawe. Iyo ahari arabivuguruza, iyo ahari n'inyanja itukura yikuyeho, n'inyanja itukura yigejeyo. Ntutinye, erega bitinyisha birahari. Inyanja itukura yaritinyishije, ariko ngo abanyegiputa mwabonye uyu munsi ntimuzongera kubabona ukundi. Uwiteka ari bubarwanirire, namwe mwicecekere. Yesu we, ijambo mwicecekere ryamfashije. Ari bukurwanirire, ari bwirwarize, ari bushake icyo akora. We mwemerere, umubwire ngo ni wowe, njyewe nzingazingiye ubuzima bwanjye muri wowe, hanyuma ndacecetse ndwanirira. Iyo umwemerera arakurwanirira, iyo uwimuhariye arakurwanirira. Ikibazo ni uko dushaka kurwana, nawe akaturwanirira, natwe tukirwanirira. Ariko murekere akurwanirire, arabikora. Kuri Minerva arakurwanirira. Reka gufata iryo deni, reka kurwanirire. Reka kwirwariza, reka kurwanirire. Reka kwinjira utagomba kwinjira, reka kurwanirire. Reka gushakisha icyo uri bubeshye, reka kurwanirire. Reka gushakisha ikinyoma uri bukubitaho, reka kurwanirire. Ndavugana nawe rero muri iki gitondo, ugiye mu kazi wibazaga byinshi, wumvaga usa n'ugeze ku nyanja itukura, urugo rwawe wabonaga rusa n'urugeze ku nyanja itukura, yewe n'abana bawe iyo ubarebye ubona barimo bajya ku marembera bageze ku nyanja itukura. Iyo utekereje imyigire yabo urabona bari ku nyanja itukura, ako kazi kari ku marembera ubona kari ku nyanja itukura. Iyo urebye kuri konti yawe urabona imeze nk'iri ku nyanja itukura. Ku nyanja itukura byose byasaga nk'aho birangiye, ariko ndavugana nawe ngo ntabwo byarangiye, ntabwo byarangiye. Ngo ihagararire, wicecekere, ari bukurwanirire. Ariko ni hehe ucecekeye? Ucecekere mu kumwizera, n'uwo kwizerwa aracyashoboye. Ucecekere mu kumwiyegurira, mu kumurekurira byose, mu kumwemerera byose. Ntabwo ajya yemera umuntu umuvangira, ntajya yemera umuntu ubyivangamo, ntajya yemera umuntu umwizera yizeye n'ibindi. Murekere byose, wicecekere, araza kubikora, arabishoboye. Aho ngaho ubona bidashoboka arabishoboye. Ryari rya jambo ry'umunsi naguhaga kugira ngo rigukomeze kubera akabando k'uyu munsi. Reka dusengane. Data, mu izina rya Yesu ndagushimye, mwami nkuzamura icyubahiro. Iki ni igitondo cy'umugisha uduhaye kubyuka turi bazima. Nubwo twaba twumva hari aho turwaye, nubwo twaba twumva hari ibitatunganye, ariko ndacyagushima kuba kubumva iki gitondo, kuba kumva, kuba gishobora kuba bagihumeka umwuka w'abazima. Turagushima. Mu byo twaba ducamo byose turakwinginze ngo utwemerere, reka twicecekere, uturwanirire. Mwami wanjye, Mana yanjye, no ku nyanja itukura Abisiraheli waciye inzira. Ucira inzira buri muntu wumvi ijambo ry'iki gitondo. Ucira inzira buri muntu wese aho ari agenda. Ucira inzira mu rugo rwe, umucira inzira ku rubyaro rwe, ubacira inzira ku byo bakwifuzaho. Mwami wanjye, Mana yanjye, ndabakuragije, bagendane nawe, batahane mu bwiza bwawe. Mwami, ikiganza cyawe gikomeze kubatwikira, kandi imbabazi zawe zikomeze kubabaho. Bana nabo, bagirire neza, kuko ari uwo kwizerwa, uracyari uwo kwizerwa. Mwami Yesu, turacyakwizera, turacyizera imbabazi zawe n'ubuntu bwawe. Gendana nabo, bagirire neza. Mwami wanjye, Mana yanjye, batahe bakizera izina ryawe. Mu izina rya Yesu nsenze, Mana yanjye, Mwami wanjye, ubahe igitondo cyiza n'umunsi mwiza. Urakoze Papa, icyubahiro tukigaruye mu izina rya Yesu. Amen, amen. Shalom, shalom. Aracyari uwo kwizerwa. Ugendane n'Imana, muhahe muronke ubuntu bw'Imana bubagwireho mu izina rya Yesu. Ndabashuhuje kandi mbaragije Imana. Murakoze. Amen, amen.